Kaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, tuganire ijambo ry'Imana nk'uko turisoma hano mu gitabo cya Zaburi, igice c'102 umurongo wayo wa 18. 102 muri Zaburi, igice ni icya 18. Aho niho tuja gusoma, turaza kongera gusoma umurongo umwe hariya mu rwandiko Yakobo yanditse mu gice cya 5 n'umurongo wayo wa 16. Ayo niyo magambo dusoma kugira ngo tuze kuganira ijambo Imana dushize ku mutima, bivuga hejuru y'akamaro k'amasengesho y'abera. Ayo niyo magambo turi buganire muri uyu mwanya kugira ngo tubone gukomeza n'ibindi. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira hano muri Zaburi nk'uko twari tuvuye kubivuga, haravuga ngo yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, adasuzuguye gusenga kwabo. Amen. Bibiliya ikongera ikavuga ngo hano muri Yakobo 5:16 haravuga ngo mwaturire n'ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Amen. Aya niyo magambo tugiye kongera kuganira muri kino gitondo. Twamaze kwiyegerezanya, tugongeye kuvuga ngo murakaze bene data muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nk'uko turisomye hano mu gice c'102 mu gitabo cya Zaburi, ryatubwiye ngo yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, adasuzuguye gusenga kwabo. Mu rwandiko rwa Yakobo ho haratubwira ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Amen. Twavuze ko tuganira ijambo rivuga ngo umumaro w'amasengesho. Amasengesho agira umumaro mwinshi, kandi nizera neza yuko benshi muri twebwe, benshi mu batuye hirya no hino, mu bakiranutsi batuye hafi na kure, ndabizi neza ko muri abahamya kuko ubuzima bwanyu bwose ari umusaruro w'amasengesho mwasengeye biriya na biriya, Imana irasubiza. Uyu munsi mubirimo nk'ibisubizo. Uyu munsi imitima yanyu iguwe neza kubera kuko mwasenze, kubera kuko amasengesho agira umumaro. Ndizera neza kuko twakongera tukabyibukanya kugira ngo twongere tubishiremo imbaraga, twongere tubikunde, twongere tubibemo, twongere tubigire impamvu nyinshi zigomba gutwarira mu mitima yacu kugira ngo tubikoranye umwete. Kuko kubikorana umwete nibyo byonyine bituma bitubyarira umusaruro. Duhere ku rugero dusanga mu gice cya Mariko 14:35. Bibiliya iratubwira ngo Yesu ngo umunsi umwe ari hafi kwegereza kuja ku musaraba. Bibiliya iratubwira ngo yigira inama yo kuja gusenga, azamukana na Petero na Yohana na Yakobo. Ngo bigeze aho ageraho nabo abasiga, yigira imbere arasenga. Mu gusenga kwe Bibiliya iratubwira ngo yarasenze, ngo yubarara hasi arasenga, asengana umubabaro.
kubera ko yari kwarangiza igikombe cyari kimuri imbere, abona gikomeye, abona kirimo umwijima, kirimo umubabaro. Kandi Bibiliya zitubwira ngo muri icyo gikombe yarwanyemo urugamba rwari rukomeye. Bitwigisha neza ko byakatubereye ngombwa ko natwe dusenga tutari twagera ku munsi wacu w'urugamba. Byakabaye ngombwa ko dusenga ibikombe byose tuha turangiza imbere yacu, uko byoba bimeze n'uko byoba biremereye. Ariko iyo twasenze duhabwa imbaraga zo kurwana tukanesha urugamba n'igikombe cyari kituri imbere, Imana ikabidufashamo. Bibiliya iratubwira ngo yarasenze, amasengesho aramufasha, amufasha muri iriya mibabaro yose yo ku musaraba. Ku musaraba yaharwaniye ingamba zitandukanye. Hari urugamba rwo gushinyagura, hari urugamba rwari intego yari itumye aja ku musaraba kugira ngo aducungure. Hari urugamba yarwanaga na Satani kugira ngo abashe gucungura umuntu, ariko kandi umubiri we wari mu kaga kuko yarashinyaguriwe, arakubitwa, arababazwa, apfugurwa ubwanwa, akirwa mu maso, yambikwa ubusa. Izo zose zari ingamba zari zikomeye, ariko kubw'inyungu n'akamaro k'amasengesho Yesu ibyo byose abasha kubyihanganira, arabinesha, abinyuramo, agera ku ntego. Bitwigisha ko natwe kuko tugera ikirenge mu cya Pawulo nawe wageze ikirenge mu cya Kristo, natwe akenshi imbere yacu hari ibikombe bikomeye, imbere yacu hari ibikombe biteye ubwoba, ariko imbere y'ibyo bikombe hari intego duharanira, hari intego twifuza kugeraho. Ariko hagati yacu n'intego zacu hari ibikombe. Muri izo bikombe harimo imibabaro, harimo gusuzugurwa, harimo kwambika ubuswa, harimo kwambika ubusa, harimo gucirwa amacandwe, harimo inkoni, harimo zabakora, harimo nanone kwambika ubusa n'ibindi bisa n'ibyo. Bakozi b'Imana, nidusenga ibyo byose tuzabinyuramo, nubwo bibabaje uyu mubiri, nubwo bibabaje uyu mutima, ariko kandi kugera ku ntego nibyo biduhesha ishema, nibyo biduhesha imbaraga, nibyo biduhesha agaciro. Bibiliya iratubwira ngo kunyura muri ibyo akanesha, ngo byatumye ahabwa izina risumba ayandi. Natwe kubw'imbaraga z'amasengesho, ibyo bikombe Yesu yanyuzemo natwe bituraririje, ntitwabitsinda kubera ko turagera ikirenge mu cye. Bizatuma tunyura mu bikombe bitandukanye. Hari igikombe uzangeramo ugacirwa amacandwe, hari igikombe ushobora kunyuramo ukambika ubusa ku karubanda, hari igikombe ushobora kugeramo ugasuzugurwa, ugakubitwa inshyi, ugapfurwa ubwanwa, mwene data, ugakozwa isoni. Ariko kandi Bibiliya iratubwira ngo nidusenga harimo umumaro udufasha kunyura muri ibyo bikombe tukagera ku cyo Imana yaduhamagariye. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Kubwo gusenga Kristo yanyuze muri ibyo bikombe agera ku cyo, ku ntego. Natwe tuzanyura mu bikombe bisa n'ibyo. Uzaba hari kera warabinyuzemo, bizashoboka ko wowe uri muri ibyo bikombe, bizashoboka ko bikuri imbere kuko Kristo yabinyuzemo, kandi ukaba warahisemo kugera ikirenge mu cye.
birashoboka kuko uzanyura mu bikombe biteye ubwoba, bibabaje, birimo amarira, birimo kwambara ubusa, birimo kwambika ubusa, birimo inkoni, birimo zabakora. Ariko kandi intego nyamukuru wahamagariwe, umugambi w'Imana kuguhamagara uri inyuma y'ibyo bikombe. Ariko kandi kubw'amasengesho, kubw'umumaro w'amasengesho uzatsinda. Niko umuririmbyi yaririmbye, araririmba ngo turi abatsinzi. Kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo turushishwaho kunesha na Kristo wadukunze. Mwene data, ni igihe cyacu gusenga. Ni byiza ko dusenga kugira ngo tubashe kugera ku ntego z'umuhamagaro wacu, tubashe kugera ku ntego z'icyo Kristo yaduhamagariye. Intego yo guhamagarwa kwacu si ukwitwa uko twitwa. Intego yo guhamagarwa kwacu si ibyo tumariye imiryango yacu, kandi ibyo Satani ntiyabirwanya cyane, Satani ntiyabitubabariza cyane. Ariko intego Satani ashobora kurwanya bigatuma tubabaza, uyu mubiri wacu ukababara, imitima yacu ikuzura n'agahinda, nizo Kristo yaduhamagariye zo kwagura ubwami bw'Imana, zo kuvuga ubutumwa bw'Imana, zo kuyobora umukumbi w'Imana. Izo nizo Satani aduterera imyambi. Ariko iyo dusenze kuko umwami wacu yasenze akabibashishwa, niko natwe nidusenga tuzabibashishwa. Yesu ashimwe cyane, kandi Yesu abidufashemo. Gusenga rero bigira umumaro, kuko Bibiliya iratubwira ngo abitorero, mu gice cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 12 umurongo wa 5, Bibiliya iratubwira ngo abitorero ngo bagira umwete wo gusengera Petero, umukozi w'Imana wahamagawe n'Imana. Yari yaravuze ubutumwa, 3,000 birakizwa. Ariko isi yakoreragamo n'ubwami yakoreragamo ntibwari bunejejwe n'ibyo. Kimwe nuko natwe aho turi n'aho dutuye, ubwami bw'isi n'abakorera muri ubwo bwami ntibanezezwa n'ibyo uhagurutse gukora, mwene data. Ariko kuko abitorero bari baramenye imbaraga z'amasengesho y'ubumwe bw'itorero, ngo bagire umwete wo kumusengera. Baramusengera. Amasengesho kuko agira umumaro, akora ibyo batari kwikorera, abagerera aho batari kugera. Amasengesho abagarurira Petero ubwami bw'isi bwari bwafashe, abagarurira Petero abami b'isi bari bagiye guhita. Amasengesho aburizamo urupfu rwari ruraririje Petero, kuko abitorero bari basenze, kandi basenga mu kuri, kandi basenga mu mwuka. Bavandimwe, dusenge kugira ngo amasengesho yacu agire umumaro mu itorero rya Kristo ku isi. Amasengesho agira umumaro mu mago y'abakozi b'Imana. Amasengesho agira umumaro ku buzima bwacu, kubera kuko umusaruro w'amasengesho tugomba kuwuviva, tukabona kuwubwira abandi. Abitorero baviva umusaruro w'amasengesho kuko bari basubijwe umwe muri bagenzi babo. Isi yari igiye kumira, isi yari igiye kurengera. Amasengesho rero ni meza, agira umumaro, amara intimba, amara umubara. Abitorero bari mu kiriyo cya Yakobo, ariko kubera amasengesho barishima kuko bari basubijwe Petero. Bibiliya itubwira hariya mu gitabo cya Esiteri, Bibiliya iratubwira ngo abayuda ngo bacirirwe umugambi. Amasengesho ya Esiteri na Moridekayi n'abayuda ngo abasha guhindura imigambi, kubera kuko amasengesho agira umumaro. Imitima ngo y'abayuda iraca, abayuda ngo barongera ngo barishima, baraca, barasusuruka. Hari ibintu byinshi bidushize mu kangiro, hari ibintu byinshi bitumye muri iyi minsi turi mu mubabaro,
turi mu gahinda, hari ibintu byinshi bitubabaje ubwoko, hari ibintu byinshi bibabaje amoko atandukanye muri kino gihe, amoko atandukanye atuye mu bihugu bitandukanye. Abera b'Imana bikoreye amaboko, abandi bifashe ku mata, ariko ab'itorero twosenga, Imana ishobora gutuma imitima ya benshi yongera igacya, abantu bakongera bakaririmba, abantu bakongera bagaseka, kuko amasengesho agira umumaro wo kumara umubabaro, agira umumaro kuko azashobora kumara ubwoba. Abari bafite ubwoba bakongera bakagira imbaraga, bagatinyuka. Twokongera tugasenga, abantu bakongera bagatinyuka. Muri kino gihe abantu barasa n'abacitse intege, abantu bafite ubwoba, sinzi icyabateye abakozi b'Imana, ariko muri kino gihe twokongera tugasenga, itorero ry'Imana ryokongera rigahabwa intege, bakongera bagahabwa imbaraga. Bibiliya zitubwira ngo abigishwa, ngo Yesu yarababwiye ngo baje Yerusalemu, bakomeze babe muri ya nzu basenge, basangira ijambo ry'Imana, kugeza ngo ubwo umwuka wera w'Imana yabajemo, barakunda baratinyuka. Natwe ntitwasenga, itorero ry'Imana, abakozi b'Imana muri kino gihe bazongera bashiruka ubwoba, kuko bitubwira ngo ntitwahawe umwuka w'ubwoba udusubiza mu bwato, ahubwo twahawe umwuka uduha ubutwari kugira ngo tubashe gukora umurimo wayo. Gusenga rero bifite umumaro. Gusenga bigira umumaro kuko n'imbaraga z'abera zihindura imbaraga n'imigambi myinshi iba yibasiye ubwoko bw'Imana. Iyo dusoma nanone kiriya gitabo twari tuvuze, imigambi ya Hamani, kubera amasengesho Imana yabasha kuyahindura, kuko abera b'Imana basenze. Kubwo gusenga rero imigambi irahinduka. Niko twosenga, amasengesho akagira imbaraga zo guhindura imigambi y'abanzi. Iyo dusenga nanone, Bibiliya zitubwira ngo amasengesho azacecekesha urusaku, ibyasakuzaga bigaceceka, ibyasakuzaga mu mutima, kuko mu mitima haba harimo kerere. Hari imitima yuzuye urusaku, umuntu akisakuriza, cyangwa se ugasanga mu murimo w'Imana harimo urusaku. Ibyo byose ariko abantu basenga, Bibiliya kuko ihabitubwira, urusaku rugaceceka. Hirya no hino hashobora kuvuka kerere, urusaku mu buryo bumwe n'ubundi, ariko abantu basenga ibyasakuzaga byose bigaceceka. Ni ngombwa rero ko dusenga, kuko gusenga kugira umumaro, kuza kuducecekeshereza n'ibisakuza bigatuza. Habaye muremure hariya mu gitabo cy'Abami, niho tugiye kurangiriza. Abami ba kabiri igice cya 6:17 haratubwira ngo amasengesho agira umumaro kuko atuma tubona imbaraga z'Imana, aho kubona imbaraga z'abantu n'imbaraga za Satani. Bibiliya iratubwira ngo Elisa ngo ari kumwe na Gehazi. Gehazi ngo arasohoka ngo agere hanze, abona ingabo ziri ku magare zibazi, agira ubwoba, ariheba cyane. Ariko biratubwira ngo umugaragu w'Imana ngo asenga Imana kugira ngo Imana imuhumure amaso, ngo abashe kubona imbaraga z'Imana, abona ingabo z'Imana zibagose. Bibiliya iratubwira ngo akimusengera ngo arahwezuka, arahumuka, ngo ahumuke. Bwana asifiwe sana. Ngo ahumuke, ngo abona ingabo z'ijuru zibagose ziri ku magare yakiniriye, amagare n'amafarasi y'ingabo z'Imana zibagose yaka umuriro. Bene data, abakozi b'Imana, muri kino gihe abantu benshi kubera batasenze, kubera batasengewe, kubera batasenze Imana, kubera batafite ubusabane n'Imana, barabona imbaraga z'abantu, bakabona amagare y'abantu, bakabona ibiteye ubwoba by'abantu, bakabona imbaraga za Satani, bakabona ibibaca intege,
ariko iyo twasenze tubona ibiduha intege, tukabona ibiduhumuriza, tukabona ingabo z'Imana zitugose, tugatinyuka, tukaba intwari, tugahagarara tudacitse intege, tutajuguma, nta wasiwasi, kubera kuko twasenze tugahumuka. Aho kubona imbaraga z'umwijima ziduca intege, tukabona imbaraga z'Imana zidufortifia, zidukomeza kugira ngo dutere imbere, duhumurike, duhagarare kigabo, dukorere Imana mu kuri no mu mwuka. Bwana sishuwe sana. Imana yo mu ijuru ishimwe kuko twamenye ibanga ryo gusenga. Bibiliya ijambo ry'Imana ikabitubikiye ubutunzi budukomeza, ikabitubikiye ibidukomeza. Bene data bakozi b'Imana, dusenge muri kino gihe cyacu kugira ngo tubashe guhezuka amaso, aho kubona ibiduca intege tubona ibiduha intege, aho kubona ibidukura umutima tubona ibidukomeza muri uru rugamba, aho kubona ibituma duhungabana tubona ibituma duhagarara neza, tugakora umurimo w'Imana neza, aho kubona iby'abantu no kubona iby'umwijima tubona iby'ijuru, tubona ingabo z'ijuru zituri hafi kugira ngo zidufashe muri runo rugamba no muri runo rugendo twatoye. Bakozi b'Imana, Imana yo mu ijuru duhe gusenga k'ubukiranutsi kugira umumaro mwinshi. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo tiza yirengagiza gusenga kw'abatagira shinge na rugero. Imana ntiyumva gusenga kubera kuko ufite iki, ufite na kiriya. Imana ntiyumva gusenga kubera kuko ufite izina cyangwa se uruwuriwe. Imana yumva gusenga gusa iyo ufite umutima ukiranutse, wejejwe, wirinda icyaha, umutima utakoreye ikibi. Imana ntiza yirengagiza ngo gusenga kw'abatagira shinge na rugero. Imana ishobora kumva gusenga kwawe nubwo wowe umeze ute, utuye hameze gute, Imana irashobora kumva gusenga kwawe. Tiza yirengagiza gusenga abatagira icyo ari cyo cyose. Tiza isuzugura amasengesho. Imana ntiyosuzugura amasengesho yawe. Nimba gusa utunganiye Imana, senga, kandi gusenga kwawe kuzakuzarira inyungu, kuzakuzarira umusaruro, kugufitiye umusaruro. Harimo byinshi bizakugirira inyungu kandi bizagirira umurimo w'Imana inyungu, kuko Imana itazayirengagiza gusenga. Muri bimwe wo gushimisha araririmba aravuga ngo tunganira Imana ubudasiba, tunganira Imana utuze umutima. Arongera aravuga ngo tiza yirengagiza umwiyambaje wese. Imana itiza yirengagiza uwiyambaje wese. Yite ku gusenga kwawe. Uyu munsi usenga Imana, Imana ikumve, Imana ikugirire neza, Imana itwiteho, Imana ikomeze dukomeze, iduha umutima wo gusenga. Reka rero turangize dusenga. Mana ya Isiraheli, Mana twishimira, Mana yaduhamagaye, tugirire neza muri kino gihe, utwongerera imbaraga n'ubushake kugira ngo turusheho gusenga, kuko Mwami Imana y'ubugingo, gusenga kw'abakiranutsi kugira umumaro mwinshi. Gusenga kw'abakiranutsi